kuko aribuze ko ari ngombwa kugira ngo tugerageze kumenya gusobanura icyongereza ku bantu bashobora kuba bakizi kuko biradufasha bikadufasha icyo twabonye abashyitsi batandukanye bashobora kuza n'umuzungu udora kumwana urubyiruko kuvuga ariko haba ari ugusobanura akagira icyo abona akagira icyo yumva reka tuhaguruke rero nyuma dusome igitabo cyangwa ibice birindwi turahera ku murongo wa kabiri turageza ku murongo wa 10 Luka ibice birindwi amwarikizi abusome Luka ibice birindwi umurongo wa kabiri turageza ku murongo wa 10 hariho umutware utwara umutwe w'abasirikare yari afite umugaragu we akunda cyane yararwaye yenda gupfa uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati ni umuntu ukwiriye ko umugirira utyo kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niyo wayitwubakiye Yesu ajyana nabo ageze hafi y'inzu y'uwo mutware w'abasirikare amutumaho inshuti ze ati nyagasani ntiwirushye kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye nicyo cyatumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nza aho uri ubwanjye ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira kuko nanjye ndi umutware utwara abandi mfite abasirikare ntwara iyo mbwiye umwe ndi genda aragenda nabwira undi nti ngwino akaza nabwira umugaragu wanjye nti kora iki akagikora Yesu abyumvise aratangara ahindukirira abantu bamukurikiye ati ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli izo ntumwa zisubiye mu nzu zisanga uwo mugaragu yakize amen kamwe data dusaba asenge none turagushimiye mubyeyi mwiza mukiza wacu Yesu Kristo kuko uri Imana igira neza uri Imana yumva gutaka ndetse no gusenga kw'abawe kuko iyo twari turi iwacu ndetse twibagiwe ubwacu ariko watubereye maso utugiye kuri amasaha kuri wa mbere n'iminsi 7 tugihumeka muka bazima izina ryawe ntabwo icyubahiro yewe rero n'abato ndetse n'abakuru tugukomeye mu mashyi kuko uzamura amashyi aya mashimwe yose uyakire muri Yesu Kristo rero tugira amahirwe yo kubona inzugi z'urusengero zuguruwe ndetse dusomerwa ijambo bamana we iryo jambo risomwe ntabwo ari ibinyamakuru ntabwo ari imvaho n'ibindi bitabo byose ahubwo ni ijambo ritanga agakiza bwo kwizera biva mu kumva dushoboze kumva iri jambo ryawe maze urivuga n'abumva
twese uduhana umugisha wo kuryumva no kurituramo. Tuguhaye ikaze muri amateraniro, Mwuka Wera agenge gahunda zose ziri ahantu gutangira no guheruka ko tubyambaje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Mana bagusha kudanza Kristo bicare. Bashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu tugereza kuri twaye iki gitondo. Imana yacu turashimye kuba yaturinda mu rugendo turasumbuza tuza hano. Yabikoze yagucyubahiro mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo. Twaryamye turasinzira, abantu baribagirwa, abantu basa nk'abapfuye, ariko ku bw'urukundo rw'Imana twongeye kwibona turi bazima ndetse twibonye turi mu materaniro. Iyo Mana yagucyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Tumvise iyi nkuru y'uyu mutware utwara abandi basirikare. Uyu ni umuyobozi ukomeye kuko atwara abasirikare ariko ariwe ubayobora. Uyobora abasirikare aba ari koloneli cyangwa se ari koloneli cyangwa se majoro cyangwa se arenzeho biba bishoboka. Hanyuma we yari afite umugaragu we arwaye, ariko biratubwira ngo yumva inkuru ya Yesu. Iyo nkuru yumvise ya Yesu ni uko Yesu yaramukiza. Yumvise ko Yesu akiza, arizeye, nawe aravuga ati ubwo akiza nanjye ngiye kumutumaho abagaragu banjye bagende bamubwire aze akize umugaragu wanjye. Ni ukuvuga ngo uwabaga iwe nawe yayoboraga bari batandukanye. Iyo umusirikare mukuru afite abasirikare, afata abasirikare babiri cyangwa umwe akababwira ati mwebwe mugiye kuba iwanjye, muzajya mujyana abana banjye ku kazi, muzamujyana abana bageze ku ishuri, kubera ko ari umutware kandi aba anabyemerewe, leta ikabimwemerera, itegeko rikabimwemerera, bakagenda bakagakora icyo gikorwa. Ariko reka tugwe mu mugaragu we yararwaye, hanyuma afata intumwa azituma kuri Yesu, mugende mumubwire aze amirize umugaragu wanjye. Ni ukuvuga ngo kumukiriza umugaragu we, yaravugaga ati kubera ko numvise mu nkuru yuko ari umukiza kandi nkaba nanjye mbyizeye, reka mutumeho ntabwo ari wanjye, umugaragu wanjye arakira. Yesu nta muntu n'umwe wamushaka amukeneye ngo amubure. Umuntu wese ukeneye ko umwami wacu agiwe ntabwo yubahiriza iri tegeko, kuko Bibiliya itwereka ahantu henshi herekana abantu bagiye bamurarika akavuga ati ngwino utahe ubukwe bwacu, ngwino ujye iwacu turagukeneye. Ntabwo Yesu yigeze yirengagiza iryo jambo. Ikintu rero kiriho ni iki? Yesu amaze kubyumva afata urugendo ajya kuri uyu mutware. Bibiliya iratubwira ngo ageze bugufi, ageze hafi yiwe, ageze hafi y'atuye, noneho umutware amutumaho abandi izindi ntumwa. Aramubwira ati numvise yuko uhageze, ariko impamvu njyewe ubwanjye ntaje ni uko ntakwiriye, ni uko njyewe ntakwiriye kuza imbere yawe, ahubwo no kwinjira mu nzu yanjye ntabwo bigukwiriye, ahubwo wowe tegeka gusa, nanjye mfite abasirikare ndegeka. Iyo mbwiye umwe ngo genda, aragenda. Iyo mbwiye undi ni ngwino, araza. Nabwira umugaragu wanjye ngiye nikora iki, hanyuma nawe akagikora. None nawe kuba bidakwiriye kwigira mu wanjye, vuga gusa arakira. Yesu atangazwa n'ayo magambo, aravuga ati njye ubwanjye ndatangaye, mu Bisiraheli bose
nta n'umwe wigeze kugira kwizera kungana gutya, nta n'umwe wigeze kwizera kumeze gutya. None genda umugaragu wawe arakira. Ariko hari amagambo dusomye abayuda bari kuvuga bati uyu mutware arakwiriye kugirirwa cyo. Ikintu cya mbere aradukunda. Abayuda bari kubivuga ikintu cya mbere aradukunda. Ikindi cya kabiri isinagoge dusengeramo, urusengero dusengeramo niwe warwubatse. None nawe umugiriye neza. Bibiliya iratubwiye ngo Yesu amaze gutegeka ayigendera. Abagaragu basubiye mu rugo, umutware asubiye mu rugo asanga wari urwaye yakize. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo rigufi cyane rikutubwira ngo kwizera kujyanwa n'imirimo. Kwizera kujyanwa n'imirimo ni ukuvuga ngo kimwe muri cyo iyo kibuze byose biba byapfuye. Ntawashobora kwizera adafite imirimo ngo azajya mu ijuru. Ntawagira imirimo gusa izamujyana mu ijuru, ahubwo arizera, ariko muri uko kwizera agakora n'imirimo yo gukiranuka. Imana yacu bamwisha mu izina ry'umuco Kristo. Aho ritubwiye ngo uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati ni umuntu ukwiriye kugirirwa atyo, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niwe twubakiye. Ni ukuvuga ngo akunda ubwoko bwacu bw'abayuda. Ubwoko bwacu bw'abayuda arabukunda, kandi n'urusengero dusengeramo niwe warwubatse. None birakwiriye kugira ngo agirirwe atyo, umukirize umugaragu. Ni uko ikintu cya mbere yakoze ni uko yagize kwizera kandi agakora n'imirimo. Imana tubafisha izina rya Yesu Kristo. Yagize kwizera kandi akora n'iki? Akora n'imirimo. Imirimo yo kuba ku rusengero ni imirimo ikomeye, ariko yarayubatse ruruzura abantu basengeramo. Ikindi gikurikiyeho akunda abayuda cyangwa se akunda ubwoko bw'abayuda. Ibyo bituma kwizera kwe nuko yari afite ibintu bitatu. Yari afite kwizera, yari afite urukundo, yari yarakoze n'imirimo, umurimo wo kuba ku isinagogi. Ni uko umukristo nyakuri agomba kuba afite kwizera, akagira imirimo akora yo gukiranuka, kandi akagira n'urukundo. Kuko biri kutubwira ngo nimukundana mwebwe ubwanyu, ab'isi bose bakamenya yuko mukundana, muzaba muri ubwoko bwanjye bwite, cyangwa se muzaba muri abana banjye. Ni ukuvuga ikimenyetso cy'abana b'Imana ni ugukundana. Uyu mutware rero nubwo yari umusirikare, ariko yakundaga abayuda ndetse akabagirira neza. Imana yacu bamwisha mu izina ry'umuco Yesu Kristo. Burya ni ukuvuga ngo wizeye ntugire imirimo ntacyo byaba bimaze. Biratubwiye ati Yesu abyumvise ku murongo wa 9. Yesu abyumvise aratangara, ahindukira abantu bamukurikiye bati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Isirayeli. Izo ntumwa zisubiye mu nzu zisanga umugaragu yakize. Amen. Yesu yumvise uko kwizera yuko avuze ati nanjye ndi umutegetsi, ariko abo ntegeka ndababwira ngo bagende bakagenda, nababwira ngo baza bakaza, nababwira ngo bakore gutya bakagikora. Yesu yumvise ibyo bintu aravuga ati genda ukore ko wizeye. Genda umusanga umugaragu wawe yagize gute yakize. Kuko Yesu ijambo rivuye muri we rikiza. Ako kanya kivuga
umurwayi wari arakira nawe basubiye yibazaga koko yakize ariko batangara no kumva avuze ati tegeka gusa kugera n'iwanjye abakurikiye Yesu baratangaye Yesu aratangara atangajwe n'iki atangajwe no kwizera atarabona mu Bisirayeli nk'uko bitubwiye Imana ibamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo buriya birakwiriye kugira ngo kwizera kwacu twongereho imirimo iyo mirimo wongeremo urukundo urwo rukundo ntiruzashira biri kutubwira ngo ibintu byose bizashira ariko urukundo rw'Imana ruzahoraho iteka ryose Imana yacu ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo hanyuma ni ukuvuga ngo natwe ubwacu birakwiriye ngo twizere tugire imirimo umuntu wese ukubona akwamirize yuko uri umwizere nawe avuga ati mbonye umuntu udasanzwe mbonye umuntu nabuze mu bantu bo dusenga hamwe mbese bakubere abahamya bw'ibyo ukora imirimo yawe ukora abantu bayihamya nk'uko ibyo yakoze uyu mutware ibyo yakoze yabihamirijwe n'Abayuda iyo mirimo ituma umugaragu w'umutware akira iyo mirimo niyo yatumye Doruka azuka ubwo yari yarapfuye ubwo yadodaga akadoda imipira akadoda amapataro akahereza abagabo agahereza abagore igihe yapfuye batuma kuri Petero avuga bati uwo dukunda yapfuye none ngwino dutabare ngwino udutabare ni impamvu tuba dutabaje ni uko bari bazi ngo afite ubushobozi bwo gusenga akabaho maracu bamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo burya birakwiriye ngo twizere ariko kwizera kwacu kujyane n'imirimo yo gukiranuka kwizera kwacu kujyane n'urukundo urukundo ruzahoraho iteka ryose burya ni ukuvuga ngo turi gusoza tugiye gusoza mu kanya gatoya ariko turagaruka hano hantu kadusoma mu gitabo cya Yakobo ibice bibiri Yakobo ibice bibiri umurongo ibice bibiri turahera ku murongo wa 10 ibice bibiri umurongo wa 10 Yakobo ibice bibiri umurongo rero ku 14 dusome mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora bene uko kwizera kwabasha kumukiza cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze icyo kurya by'iminsi yose maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage ariko ntimumuhe ibyo umubiri ukennye byavura iki manacu bamugisha izina rya Yesu Kristo niba imirimo yo kwizera ikorwa kugira ngo buri muntu wese agire kwizera ariko agire n'imirimo ariko tubwiye ngo mbese mwene data ashoje hanyuma ukamubwira uti genda uryame ususurukirwe ese byamara iki ni ikihe kintu cyo byamara ikintu gifite icyo cyamara ni uko kuba bashonje nawe ukamugaburira ibyo kurya ni ukuvuga ngo uba ugize kwizera ariko ukagira n'imirimo Imana tubamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo
kwizera kutagira imirimo ni imfabusa. Believing and not doing the work is Kwizera ukavuga ati njye ndizeye, saying that I'm a believer. ariko bakureba bagasanga imirimo y'ukiranuka ntayo, They see ntacyo byaba bimaze, it doesn't mean it. ntacyo byakumarira, It wouldn't mean nta nubwo byazara kujya no mu ijuru. it wouldn't even get you to Umuntu heaven. aragenda akavuga ati ndizeye, People will go saying that I believe. ariko bareba imirimo ikorere yawe When they see the work, bagasanga itajyanye no they kwizera see that ukora. it doesn't go with the Iyo basanze kwizera kwawe kutajyanye n'imirimo ukora, See the belief, uko kwizera kwawe uba kuba imfabusa, all that you know, ntacyo bazabona. you wouldn't see heaven. Niyo mpamvu That's why kuba umusore ntibyagukiza, being a brother wouldn't heal you. kuba umufurere ntibyagukiza, kuba umufurere Being a brother ntabwo byagukiza, wouldn't heal you. kuba umusere Being a sister ntabwo byagukiza. wouldn't save Icyo kwizera ni kimwe gusa, ni ukwizera amagambo y'Imana kandi ugashyira mu bikorwa. and also to Amen. put in Mana yacu bamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Ni ukwizera ijambo ry'Imana kandi ugashyira hehe mu bikorwa. also put it in work. Iyo ushyize mu bikorwa When you put it in nibwo uzabona ijuru, it's how you see it. ariko wakoma ngo ndizeye, When you say that you believe, wajya kubona ukabona nta mirimo y'ukiranuka ufite, then you see that there's no sign Ntutanga. you don't give, nta murimo n'umwe ukora, you haven't done one work, ukaba ndizeye gusa, and you just say ubwije ukuri ntabwo byazagukiza. to tell the Wazategereza ijuru you'll wait for ntuzaribona. and you'll never see Bitewe it. n'iki? Because why? Bibiri kutubwira ngo The Bible tells us Aburahamu yayizeye Abraham he believed bimuhwaniza no gukiranuka. and it repented. Ziri kubera iki? Yakoze imirimo, Because he did the work. yakiriye abashyitsi, He muri abashyitsi yakiriye yakiramo Imana, he also Iyo Mana. baricara bararya, they said and ate. bamaze kurya babona guhabwa umugisha. After they ate, Ntabwo wumva yuko Aburahamu hari icyo yakoze ngo ahabwe umugisha. did he do anything? Nawe nugira icyo ukora nibwo umugisha uzawubona. It's when you see your things. Watekereza ugatekereza ngo You would think imirimo that the umuntu work akora that people do, ntabwo yamukiza it wouldn't save them yonyine. by itself. Imirimo yonyine The only word, ntabwo yamukiza. it wouldn't save you. Ugize urukundo When you have love, warangiza ntiwizere, joy that you don't ntacyo believe, byagukiza. it wouldn't save you. Niyo mpamvu uri kuvuga ngo That's why nubwo nagira indimi z'abantu nk'iz'abamarayika, even if I had ariko singira urukundo angels, but I don't ntacyo byambarira. it wouldn't- Nubwo nakwita mu bwanjye ngo ngwibe, even if I said ariko singira urukundo nabyo ntacyo byambarira. it wouldn't mean anything. Urukundo ni ukuvuga ngo uba ufite urukundo ariko rutajyanye no kwizera. It doesn't go with your belief. It doesn't. Imana tubabwisha mu izina rya Yesu Kristo. Turi kugenda turi gusoza, amasaha yacu ni magufiya, ariko turi kureba amagambo ari kuvuga ngo kwizera kujyana n'imirimo. Believing goes with the Kwizera kujyana n'iki? N'imirimo. the word. Kwizera kujyana no gufasha. Kwizera kujyana no kuvuga neza. Kwizera kujyana Good words. n'ingeso nziza. It goes with good behavior. Iyo ugize ingeso mbi When you have bad behavior, ntabwo bavuga ko yizeye. you wouldn't say that you believe Ku kwizera kwawe ari imfa gusa. because your belief would Kuko ari ngo ngende umufurere, saying that I'm a ariko brother, nta mbuto zo kwizera ufite. but I don't have Ubufurere bwawe ntacyo bwakumarira, you being a brother. ubusore bwawe ntacyo bwakumarira. Brother wouldn't mean Ahubwo ikigize icyo kimara when you ni have ukumva ijambo ry'Imana, access to the word, ukaritegera ugutwi, ukumva icyo rivuga, nawe ugashyira mu bikorwa. and you put it into the word. Mana yacu bamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Icyo turi kuganira But we're ni ikintu gikomeye, ariko ko ushobora kumva they ukumva ko cyoroshye. do this hard. Kwizera Believing ni ikintu gikomeye. is Nk'uko uyu mugaragu w'Imana yizeye akavuga ati vuga gusa utegekere iwanjye, nk'uko n'abandi bagiye bizera. that's how other people. Umuntu wese wizera agakora n'ibikorwa, umwami wacu Yesu Kristo yamukoraga ibitangaza. The Lord will do many words. Mu bo yagiye akora ibitangaza barizeraga kandi bakagenda bagakora And n'ibikorwa. also they went and did the word. Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi turi kugenda turi gusoza, amasaha yagiye, ariko tuba twaratangiye dukerewe, We started late. nta kundi biba byagenda. Niyo mpamvu natwe ari igihe cyo dukererwa na gatoya na none. Imana yacu bamugisha mu izina Yesu Kristo.